Mu mwaka wa 332 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'Uburayi mu Bugiriki, ku ngoma y'umwami Alexandre wa gatatu wa Macedonia wakunze kwitwa Alexandre cyangwa se Alexandre Mukuru, habayeho umugabo akitwa Octavius Achille. Uyu mugabo yabaye umwe mu bantu b'abakene babayeho. Yarakoraga cyane kugira ngo akunde abone ikimutunga we n'umuryango we utari mutoya. Octavius Achille yari afite abahungu babiri, Bazilirene ndetse na Agueros. Abahungu be bakuze babazwa cyane n'uburyo se yavunikaga kugira ngo abone ikibatunga, nuko ubwo biyemeza kuba bakiga gutwara amafarasi kugira ngo bazajye bitabira amarushanwa yajyaga aba inshuro imwe mu mezi 3 mu Bugiriki, aho uwayatsindaga yahembwaga bishimishije. Ku ikubitiro ntabwo byabahiriye, kuko René Bazile yahananutse ku ifarasi aravunika cyane hafi yo gucika amaguru. Agueros wari mukuru yarabibonye arababara cyane, ahita afata umwanzuro wo kureka gutwara burundu amafarasi. René Bazile wari mutoya yingingiye mukuru we kuba yasubira mu mwuga wo gutwara amafarasi, ariko Aguero aramwangira. Aguero yazengurutse imihanda myinshi ashaka ahantu yabona akazi, ariko byarangaga kuko baramusuzuguraga, yari mutoya cyane. Aguero mu gutaha yarababaye cyane, ariheba cyane, arigunga bikabije. Yiyahuza amayoga cyane ku buryo budasanzwe, ahinduka umusinzi bikabije. Mu gihe gitoya Aguero yaritegereje abona amaze kwangiza ibintu byinshi, aribaza cyane ati nangije byinshi aho gukemura byinshi. Ukwiheba kurazamuka, ariyahura arapfa. René Bazile wari mutoya amaze kubona ibibaye kuri mukuru we yarababaye cyane, yirengagiza imvune n'umubabaro yari afite kuko yari atarakira, asubira kwiga gutwara amafarasi kugira ngo arebe ko inzozi barose kera bazazikabya, maze agakura umuryango we mu bukene n'ibibazo byari byarabubanye akarande. René Bazile yarakoze cyane, akitoza amanywa nijoro, ari nako asenga. Mu gihe kitarambiranye yahindutse umutwazo udasanzwe w'amafarasi. René Bazile yatwaye ibihembo byinshi mu Bugiriki ndetse no hanze yaho. René Bazile yemeye uwo ari, ashyiramo imbaraga cyane, arakora cyane, ntiyigera yiheba, ahubwo yiha imbaraga, yiha intego azigeraho, arakora cyane, aratsinda, atwara ibihembo byinshi, nuko umuryango we awukura mu bukene, awuha ibyishimo utari warigeze ubona na mbere. Agueros we yari yarapfuye mbere kuko yari yariyahuye azize agahinda kenshi no kwiheba bidasanzwe. Ese kwiheba ni iki? Indwara yo kwiheba yabiterwa n'iki? Ese iyo ndwara yo kwiheba yabikira? Ni izihe ngaruka zaba zituruka mu ndwara yo kwiheba? Ndi Didier Nyituriki, ikiganiro n'isi n'ubuzima, ikiganiro mugezwaho na B2B Outcomes. Tubibutse gukanda like, comment na subscribe kugira ngo mubashe kubona izindi video zacu ku gihe. Ese kwiheba ni iki? Ni ibiki bitera kwiheba? Kwiheba se byaba bivurwa bigakira? Ni izihe ngaruka zaziterwa no kwiheba? Didier Nyituriki, ikiganiro n'isi n'ubuzima, ikiganiro mugezwaho na B2B Outcomes. Abahanga basobanura ko kwiheba ari uburwayi bufata umuntu, akumva ibintu byose arabyanze, akumva ibintu byose nta rukundo bikimufitiye, akumva yabaho wenyine, kandi akumva afite ububabare. Bimwe mu bimenyetso by'umuntu ufite iyi ndwara ni uko umuntu ufite iyi ndwara arangwa no kwirenganya cyane, abura ibitotsi, umubiri we ucika intege cyane, rimwe na rimwe
ntabashe no kwikorera isuku nk'uko bikwiye. Muri miliyaridi 7 zirenga z'abatuye isi, umubare munini nibura wigeze guhura n'iki kibazo inshuro zitari munsi y'imwe. Impamvu itera iki kibazo ni nyinshi, gusa impamvu ikomeye ni ukwiburira icyizere cy'ejo hazaza, cyangwa se kubona wahombye ibintu byinshi byiza wakundaga, cyangwa se wahombye n'abo wakundaga cyangwa se abagukundaga. Abenshi muri twe tuzi abantu banyuze mu bihe bikomeye birimo nk'intambara cyangwa se indwara zikomeye, inzara zikomeye cyangwa se n'ibindi byorezo, bakiheba cyane, abandi ntibihebe. Hari abantu benshi bisuzumishije bagasanga barwaye sida cyangwa se izindi ndwara zikomeye nka kanseri n'izindi, kwihangana bikabananira bagahitamo kwiyahura. Hari n'abandi tuzi bisuzumishije bagasanga bafite indwara zikomeye cyane, nyinshi cyane, bakihangana ntibihebe, bagakurikiza inama abaganga babagiriye ndetse n'abandi bari bashinzwe kubitaho, ubu akaba ari bazima cyane. Hari abantu bamaze igihe kinini badafite akazi, bihebye cyane, gusa nyuma y'igihe runaka bakaba barakabonye, ubu bakaba bishimye. Hari n'abamaze igihe kinini batarakabona. Igihugu cya Lithuania ndetse n'icy'Uburusiya nibyo bihugu biyoboye ibindi mu byagaragayemo abantu biyahuye cyane. U Rwanda ruri ku mwanya w'109, Uburundi ruri ku mwanya wa 77. Ushaka kureba byinshi kuri uru rutonde wasura urubuga www.worldpopulationreview. Aha kandi uraza gusanga basobanura ko mu bitera kwiyahura cyane ku mwanya wa mbere harimo ukwiheba, wananiwe kwakira ibibazo ufite nko kubura akazi, kubura abagukunze ndetse n'ibindi. Izindi ngaruka ziterwa no kwiheba cyane, nk'uko tubikesha Medical News Today, harimo nko kuba warwara umutima cyangwa se ukaba wagira indwara z'ubwonko. Nubwo twabonye ko indwara yo kwiheba ari indwara ikomeye cyane, gusa ni indwara ivurwa ku buryo bworoshye kandi igakira. Wowe uramutse ufite ikibazo cy'iyi ndwara, ushobora kuyivura ku buryo bukoroheye. Wibuke twatangiranye inkuru y'abahungu babiri, Bazilene ndetse na Agueros, bari abana ba Octavius Achille. Abo bana twumvishe bihaye umuhigo ku ikubitiro urabananira, umwe muri bo kwihangana biramunanira ariyahura. Gusa uwitwa Bazilene wari wahuye n'ibibazo bikomeye yanavunitse, Bazilene wari ufite n'ibibazo bikomeye byo kuvunika, ntiyigeze yiheba, ahubwo yihaye akanyabugabo, arakora cyane kugeza ahiguye umuhigo, arishima cyane, ahubwo abasha no kuzamura bamwe mu muryango we bari barihebye cyane. Yego, umuti wa mbere wo kwiheba ni ugukora cyane. Ushobora kandi kwegera umuntu uzi wihebye ukamuganiriza, yakira. Mu gihe atabashije gukira, wakegera umuganga ubegereye. Biragoye cyane ko ushobora gusanga abantu bakunda gusenga baheranwa n'ikibazo cyo kwiheba, kuko kwizera ni umwe mu miti ikomeye yo kwiheba. Amwe mu magambo Yezu yivugiye dusanga muri Bibiliya, Yezu agira ati, abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Nibyo koko, umuntu wumva arushye yegera Yezu akamuruhura. Gusa muri Yakobo umutwe wa 2 umurongo wa 17 haranditse ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Yego, nibyo, ni byiza gusenga ukizera, kuko nabyo bikiza iyi ndwara yo kwiheba kandi bikaba byagufasha kugera ku ndoto zawe. Ariko ugomba gusenga ukanakora, kuko n'Abanyarwanda baca umugani ngo Imana ifasha uwifashije. Ibi birasobanura ko umuti wa mbere wo gukira kwiheba ndetse n'izindi ngaruka zose zaterwa no kwiheba ni ugukora cyane. Turabashimiye cyane kuba mwadukurikiye. Mwakoze cyane kubana natwe. Ikiganiro cyacu ni akagaruka. Tubibutse ko mushobora kugira uruhare mu kiganiro cyacu mukora like, subscribe na comment, mutubwira n'ibyo mwifuza ko twazababwiraho ubutaha. Murakoze cyane.